avuyemo agiye guhaha imodoka ya ribu ihitaho ubwo Jihad we ngo yaraje ahita akatira kuri Sina Gerard niyo yarageze avamo ajya guhaha noneho kwa kujya guhaha imodoka ya ribu akingira mu nzu kwa Sina Gerard hari abacururiza urumva bari bayestaye mu modoka mu muhanda ihita icaho tambuka ikomeza igigoma bagiye kugera igoma Jihad ari hehe ari Nyamirambi we hatuye none ngo abamaze kugera igoma baramushaka baramubura bahita babona indi telefone bahamagara ko Jihad bagize ute ari mu Rwanda ubwo bigaragare maneko niyo yagira gute yamufashaga bahita bagarukiye agatera no kwa Jihad bamaze kugera kwa Jihad niho bayigize ute bagose igipangu ariko ngo yasetse sabe ngo yasimutse igipangu Jihad akimara kumva bageze Jihad yasetse sabe ngurucira mukasko rugatwara nyoko papa ariko ngo Jihad yasimutse igipangu ngo yikubita hasi ngo n'ubunini n'ubugufi bwe ngo yananiwe kwirukanga kudakora siporo aribyo bizabakoraho kurya mayoneze n'amafiriti n'ibiki Jihad yasimbutse igipangu kiramunanira noneho aho kugira ngo ataruke ajya gushira amaguru hasi afatwa igipangu amanura akaguru kamwe kamwe yamanutse ribu nayo igize gutya ramusama gusa kumwihariko wa Jihad nk'uko wari uvuze wenda guhera tariki 18 z'ukwa gatatu muri 22 kugeza tariki 9 z'ukwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yarezwe ibirego bigera ku 9 ariko mu busesenguzi bw'ubugenzacyaha 6 nibyo byari inshinjacyaha 3 ni mbonezamubano ubwo hasanze ari gusebanya cyangwa defamation ibyo ngibyo twagira inama bareze ko baca mu zindi nzira zitari za leta ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi bicana kuri Trend 250 amahoro y'Imana bane nawe twongeye kugaruka kuri aya masaha kugira ngo twongere twitaramire tunaganire wowe utureba buri munsi wandika comment ukora share buri kintu cyose ukora ku biganiro byacu kigira akamaro icyo rero turagushimiye uyu munsi turi kumwe n'umugabo mumenyereye kuri agari ubwa mbere aje hano kuri Trend 250 mu buzima busanzwe tumumenyereye nka Bikari ubu ugaragara kuri Bikari TV show makuru y'iminsi Bikari ndashima Imana n'abantu batari bake baraho ngaho bamfitiye akamaro abantu bagukurikirana bakureba nge ndashima Imana n'abantu batari bake ariko bamfitiye umumaro following kuri TikTok Facebook na Instagram agikoresha Instagram ni Bikari TV show TikTok nayo ni Bikari TV show Facebook naho niragire Eric ariko hari izindi zitwa za Bikari comedy za kera nyine ariko bone Facebook kuyikoresha bijya bingora sinzi impamvu hariho hose wadushakira wandika kuri platform ugiye gushaka ukandikaho Bikari TV show cyangwa se kwandikaho Trend 250 kuba bifitiye umwanya iyo narebye muri description ubona link ikugeza ku zindi platform dukoresha so umunsi umeze ute hanze bimeze bite Bikari imihanda yanyereye bagabo umunyamakuru akaba n'umubloga mugenzi wawe Jihad muri iyi minsi ntibimworoheye ariko shaka wetse rero mbatere story nanjye bamuganika mbaho ubuntuza
Bisobanuro ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze kuri iyi mihanda Jihad akwiriye gusengerwa. Uzi impamvu nabonye Murangira Bitseri umuvugizi wa RIB ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, mbona ku kinyamakuru cyangwa se ku itangazo yasize hanze mu birego Jihad aregwa, nasanze Jihad twari tuzi ko ari gusakaza amafoto yonyine. Reka hari n'ibindi, hari ibirego byinshi cyane Jihad amaranye igihe kinini, none hari n'ibirego bazuye bimaze imyaka igera kuri 2. Ariko byose noneho ibirimo abenshi rero hari igihe bazi nk'icyafungishije Jihad cyane cyane ngo ni la video ya Yampano. Akimara kugerayo impamvu nyamukuru yamujyanye ngo ni video ya Yampano niyo kuko nyine kuko nicyo cyabaye cyafatizo urumva. Ariko hari ibindi birego yari afite muri RIB bigera ku 9 ariko 6 akaba ari byo byagize byemejwe muri RIB. Impamvu rero 6 kandi yari afite ibyaha 9 nuko ngo 3 ni nga kwa kundi usanga ibyo 3 bitari grave cyane, ariko ukaba ushobora kumvikana na nyir'ubwite no mwagiranye ikibazo bigakemuka. Ibindi noneho byo ibindi byaha 6 byo byasanzwe bigomba gukemukira mu rukiko. Ariko ndibagira ndibamufunga. Noneho tunashimira Murangira Bitseri umuvugizi wa RIB we yamanje yanamuganiriza mbere yuko agira afungwa. Yarabivuze mu kiganiro yatanze muri muhuro wabaye n'abanyamakuru. Yavuze ko yagiye aganira na Jihad kesh kamuhamagara kuri telefone we yamwamagaraga ni box atari byo kuri social media bakanavugana. Kamugira inama ngo Jihad agataha asa n'uwumvishe, hanyuma yagerayo akongera akamubona nyuma y'iminsi ngahe ari gutwika ariko gasonga bugarikiwe. Rero nuko ngo Jihad noneho hari indi video ya Jihad yagiye igaragara, hari umukobwa w'umurundi, umukobwa n'umudamu icyo gihe yari akiri umukobwa ariko nyuma ajya gushaka umugabo w'umudije hano mu Rwanda. Urumva bari batuye Nyamirambo, nawe ngo yafashe video yiwe ngari konga igitsina ayishira hanze Jihad. Icyo kirego umukobwa agira ajya kumurega muri RIB. Amureze muri RIB uwo mukobwa bibana ngo impamvu ngo kitakomeye bitewe n'ibya n'amahano yakoze batamwirukana mu Rwanda. Bamwirukanye mu gihugu. Bamaze kumwirukana ikirego kiragira kimira nyine ngihagaritse gakeya gutyo haburwagishiramo imbaraga. None yageze muri RIB uwo mukobwa asanga cya kirego kikirimo umukobwa we aravuga ati sinzongera kugira sinahagarika kira kirego paka Jihad tugiraneyo. Yakomeje gukurikirana ikirego cye ngo kandi cyari icya kera kimaze nk'imyaka 2. Njye nacyumvise mbita numva kira kirego aricyo cyazuye bira byose, kubera yuko Jihad yagakwiye kuburana nguko ba Pazomani bari kuburana, nguko bari abantuza bose bari kuburana mu bantu 5. Ariko reba aho byavuzwe ngo barabo bashobora gukatirwa ngamezi cyangwa umwaka. Ako Jihad ntabwo yarenza 5 bitewe n'ibirego biri kumushinja. Nyine ni analize y'abantu ntabwo bamukatiye. Akimara kugerayo ngo ibirego byahise biba byinshi bisanzwemo ibiza bikurikiye ibindi abantu bakomeza gutanga byinshi. None hari amavideo yagiye acicikana bamuburira bamubwira ati Jihad witonde uritegura gufungwa. Avuga ati ngo mbere yuko bafunga Jihad bazamanze bafunga abandi base n'abanyina. Hata ciminsi 2 bahita bamuhamagara ngo useka ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Ariko Jihad ntabwo ari kumuseka kuko bari kuvuga ibihari kandi bakavuga ibiriho. Ntabwo Jihad aragaragara imbere y'urukiko nta nubwo, ariko hari abantu bafite amatsiko yo kureba ntuza yavuye mu mutwe. Irabandana Durad yango niba ari Durad yavuye mu mutwe. Ibaze noneho bafite amatsiko. Nongere ngaruke kuri Papa Buryohe. Sibyo? Bana nabantu bakuze, nabantu bameze ukuntu ira foto bagiye foto ya Jihad bagiye kugira bari kumwe bafata Jihad abarimo hagati bashira hagako kumuto ku papa bahita bavuga ngo iruhuko ridashira.
ngo uruhukire mu mahoro. Bari abantu bagumye kubacera, bagumye kuvuga ati ibyo bakoze ntabwo ari byiza. Nukuri ntabwo ari byiza. Ibaza umuntu ari byiza. Ibaza mari ngo muruhukire mu mahoro. Uziko washengura umutima w'abantu kuko twese urukureba Jihad nta ukundwa na bose kandi nta nuwangwa na bose. Jihad afite abantu bamukunda, afite n'abamwanga. Ibaza noneho babandi bamukunda urabashenguye. Twese turabizi yuko iyo uvuze ngo RIP uruhukira mu mahoro n'ubundi. Sibyo ushobora kutabivuga ngo RIP ariko ukavuga wavuga ngo uruhukire mu mahoro ugashiraho n'indirimbo igaragaza ikiriyo cyangwa se abapfuye ukayishiraho. Hari yasenze ikindi ubushatse kugaragaza. Biriya ntago aba ari sawa ku bantu nk'abari. Rero ubu papa Buryohe, famille Buryohe, reka mabwiza ukuri, muri abantu babi, ahubwo mwebwe mutavuze wenda ng'ibyandi ariko bamukanariza cyangwa kuko mwebwe muraziranye mwanarakoranye. Kuko nira video nako ira foto ntabwo ariko ngo ni edit, ni foto bafashe bari kumwe. Sibyo rero papa Buryohe ndamunenga cyane, yisubiraho yikubita akanyafa. Ahubwo nabonye ari urukuza imbere ya kamera, ari ukurindagira, ari ukuvugaguzwa ngira foto nguze ng'impamvu nabikoze nguze. Oya ngaho nyumvira umuntu w'umugabo mwana. Papa Buryohe reka tumureke gusa yisubireho twikomereze kuri Jihad. Ngamakuru yasohotse Jihad ari Goma yuko nyine no kwango nyine ariho byagiye bigenda bigaruka ku mihanda bavuga ngo ukundu Jihad yagize ute yagiye afatwamo. Jihad ukundu yagiye afatwamo, Jihad yarari nyine we yari Goma yagiye muri gahunda ziwe nyine. Ubundi bakijya kumuhiga ngo ya mano yagiye muri RIB kumurega. Yego Bamaze kumurega ya mano agiye kurega Jihad muri RIB. Jihad nako ya mpano bamusaba ibimenyetso. Bamusabye ibimenyetso bigaragaza ko ari wazipostinze. Ko Jihad yaba yarapostinze video ze. Cyangwa se yazisharinze abandi bantu. Noneho ya mpano bitengo no gutuma utwe nta kimenyetso n'iki yari afite. Na kimwe yari yitwaje. Usibye kujya muri RIB ngagiye kumurega ariko nta kimenyetso na kimwe yari afite. Noneho akiraho haje ngo muri agent wa ya mpano, icyo bita ba agent nyine mu buryo bagomba gucunga ibintu byawe cyangwa ibiki. Ngabona ukuntu ya mpano yarebye hejuru bamusabye iki ibimenyetso. Abona ya mpano nyicyunzwe kiraje. Jihad abona naho yamuhera nyine ko yarabigeze. Uwo utanga buhamya ngo baravuze ati ya mano higamira ngo yereke ngakuye ibimenyetso RIB irikanga bya danje. Yakuye ibimenyetso RIB irikanga. Amaze gukura ibimenyetso bakimara kubibona ya mana hita apfukamangara asivuga ati mana shemwe. Ako kanya ngo bahise bategura imodoka. Noneho baza gufata makuru katari mu Rwanda kari Goma. Noneho bahita bafata imodokari ya RIB barayitegura neza igigoma gushaka nde Jihad. Ubwo bigaragare yuko bari bagiye Goma bamaze no kumenya makuru ahari. Noneho Jihad arangije abavuye Goma araza akigera kunuza hariya kwa Sine Gerard yavuye mu modoka. Jihad ajya kuva Goma ntago yarabizi ko bari kumushaka. Ntago yarabizi kuko yusa ngo yarabizi abe yaraheze Goma. Ntago yarikoze. Ntabwo yaza abe yaraheze Goma, ntabwo yarabizi rero. Noneho ukuntu imodoka ya RIB yari yestaye ntabwo bari bazi imodoka Jihad avuyemo agiye guhaha imodoka ya RIB ihitaho. Ubwo Jihad we ngo yaraje ahita akatira kuri Sina Gerard. Niyo yarageze avamo ajya guhaha. Noneho kwa kujya guhaha imodoka ya RIB akingira mu nzu kwa Sina Gerard hari abacururiza. Urumva bari bayestaye mu modoka mu muhanda ihita icaho. Tambuka ikomeza igigoma. Bagiye kugera Igoma Jihad ari hehe? Ari Nyamirambi we hatuye. None ngo abamaze kugera Igoma baramushaka baramubura.
bahita babona indi telefone bahamagara ko Jihad bagize ute ari mu Rwanda. Ubwo bigaragare maneko niyo yagira gute yamufashaga. Bahita bagarukiye agatera no kwa Jihad. Bamaze kugera kwa Jihad niho bayigize ute bagose igipangu. Ariko ngo yasetse Sabe ngo yasimbutse igipangu Jihad. Jihad akimara kumva bageze Jihad yasetse Sabe ngurucira mukasko rugatwara nyoko papa. Ariko ngo Jihad yasimbutse igipangu ngo yikubita hasi ngo n'ubunini n'ubugufi bwe. Ngo yananiwe kwirukanga kudakora siporo aribyo bizabakoraho kurya mayoneze n'amafiriti n'ibiki. Jihad yasimbutse igipangu kiramunanira noneho aho kugira ngo ataruke ajya gushira amaguru hasi afatwa igipangu amanura akaguru kamwe kamwe yamanutse ribu nayo igize gutya biramusama ko kugira ute nyine kumupakira bamujyana hariya za Nyarugenge. Bamaze kumujyana bamushira ngo niba ari mu kato niba ari mu kisinze abagiyeyo nibo babizi. Noneho reba kuba yarafunzwe afungira icyo bantuza ba Pazomani bara bose bafunzwe bakaba bataragize ute batari bamubonaho. Ariko hariho n'undi mugabo ntabwo ndi kubasha kumenya amazina yiwe wafunganywe na Jihad wakoranaga na Jihad muri ibyo byo gusakaza amashusho we icyagaragazwaho ni uko we yacuruje. We yarakubwiraga ati ufite ibihumbi 10 ufite ibihumbi 10 noneho nguhe video ufite ibihumbi 8 noneho reka ngubwire uburyo Jihad kugira ngo bifatwe bimenyekane nawe yampano ayibonege kumushinja nibago difata ngo bamutanze. Godfather atanga Jihad kuko we ngo yamamaga n'inshuro nyinshi Jihad akajya naramuboroka. Noneho ngo Jihad yahuraga na yampano akavuga kuko amafoto bari barangije kuyerekana bari kwa Clapton Kibonge. Noneho Jihad akajya abwira yampano ngo wahayura muhungu miliyoni 2 akareka kugira ute gusakaza ama video yawe. Jihad ari kubwira yampano kuri phone. Ubwo nigeye oya bari kumwe ngo barahuraga ngo wahayura muhungu Pazo miliyoni 2 akareka gusakaza amashusho kandi ngo nayasakaza ibizaba uzabyirengera. Urumva noneho yampano ni inshuti yande ya Godfather. Godfather gacaca nani ya uriya muhungu Jihad ngo wampaye video ya yampano kari imbabaza amusaba amafaranga amadolari 100. ubwo ni Jihad wakaga Godfather amadolari 100 kugira muhe video ya yampano ariko yakande Godfather. Urumva rero ariho byanavuye yampano byanavuyemo yampano akagira ute akagumya kwirukanga ku kirego ca Jihad na nizi saha Jihad noneho we akigerayo aribwo yasanze noneho afite mibirego ng'igihumbi mu birego 9 habonetsemo 6 ariko we araregwa ibirego 9. ubu ibirego 9 nibyo bafashemo 6 bifite nibyo bafashe 6 bijya mu bushinjacaha ibindi 3 byo bikaba bishobora kumvikanishwa na nyirubwite n'uregwa. Abantu bagakomeza kuvuga ko ikizera ari ntacyo cyuko Jihad yarekurwa kereka kubw'Imana ntabwo ubu ngubu noneho reba abandi baravuga ati ko bashobora kugirirwa ubuntu bagataha ariko Jihad we biragoye ahubwo abanyarwanda mu mukunda babandi ngo ajya ngo nabaki abashu musengere umushu wanyu mu musengere nuwo gusengerwa nuwo gusengerwa ura muhungu nuwo gusengerwa kabisa. Nta cyizere gihari cyuko ashobora kurekurwa nawe niko bibona. Nanjye niko mbibona
kubera yuko rero abantu batazi ibi bintu nanjye reka mbibabwire nanjye nabyumvisha ariko ntabwo nari nzi ko ari byo ntabwo uko nabikekaga numvishije kandi nabyumvishe mu banyamategeko bari bakoze live kwa Godfather ntabwo nari nzi yuko iyo uhawe imbabazi urumva nari nzi ko iyo uhawe imbabazi icyaha cyawe kikuvaho burundu kumbi iyo uhawe imbabazi muri RIB ugasubirayo nyine kwa kundi kukorera umuntu icyaha bakabumvikanisha akakure kugataha iyo usubiyeyo nicyo baheraho ngo nacyo ngo byanditswemo ko waje ukakira imbabazi ukaba wongeye nacyo ukageraho njye nari nzi yuko iyo bisoje iyo uvuyeyo nyine bihita birangiriraho kumbi ubiheraho ubwo ugerayo bakakubwira ati ibi n'ibi kuri tariki iyi n'iyi wakoze iki cyaha birangira ugize gutya hererere gutyo ngayo nk'uko rero Djihad ari mu bihe bitamworoheye muri iyi minsi ntabwo byoroshye ariko bakongera bakavuga ko n'uwitwa Yampano n'umukunzi we bakomeje gukorwaho iperereza none se wagize ngo bariya nubwo Yampano ari kugira gutya bari kujya ku rukiko akajyayo we uzwo ntazabigenderamo nawe ngo barashaka kureba impamvu yaba yaratumye afata amashusho cyangwa se ngo akaba atarabigizemo uruhare kugira ari amashusho asakare nawe biramutse bigaragaye ko uruhare yarugizemo ngo umuhungu nawe twakumva nawe mu minsi mike yari hari cyane rwose kuvuga ngo nyine bya video byo ntabwo biri buze koroha rwose abahungu biri kubakora bamaze kuba abantu bagera nko muri 5 ni 5 bundi bari kuzira video Djihad abantu bamukunda bamusengere bareba ikintu rwose bakora kumurekura byo ni ugutegereza ubutabera nawe ubwo afite uburyo azaburana wenda akaza kuba yavamo nyine ni ukuvuga ngo ubundi ku mugambi w'Imana cyangwa se ku mbohe z'Imana ibyo tubona ko bidashoboka ku Mana aho birashoboka twese tugomba kumucira kari mu kuko ari mu kibazo nawe akaniheba yakumva ibyo bandi bavuga akiheba ariko birashoboka ko yagira ute kashobora kuvamo ntawamenya komeze tumusengere rero ndagira ngo ni uyu munsi twari dufiteho tunagana ku musozo dukomeza gusaba abantu kudushyigikira kuduha ibitekerezo ufite icyo ushaka kutuvugisha wanatwandikira nabyo ntacyo bitwaye wanatugira n'inama ushobora kuba ufite inkuru igitekerezo uratwandikira ukatubwira ati turi tayari mfitiye ikintu nshaka kuvuga kubwira abanyarwanda nta kibazo mwisange reka tubasezere ciao